Nizere ko umeze neza cyane, ufite amahoro n'imigisha bituruka ku Uwiteka. Njye ndi Beato niyo mugabo. Uyu munsi nje kukubwira ku tunyamaswa duto dukunze kuba mu mazu tuzwi nk'ibinyenzi, cockroaches. Inyenzi aka ni agasimba kazwi mu cyongereza nyine nka cockroach, gakunda kuba mu mazu cyane cyane ahantu hari ubushyuhe n'ibiribwa. Hari amoko menshi yazo cyangwa se y'ibinyenzi, kandi zimwe ziraguruka gato naho izindi zigendera hasi ku butaka gusa. Bimwe mu bintu biranga ibinyenzi cyangwa se mu biranga inyenzi zigira amabara yijimye cyangwa se amabara y'umukara. Zikunda gusohoka nijoro, zirya ibisigazwa by'ibiryo n'ibindi bintu byinshi. Inyenzi zishobora gukwirakwiza umwanda ndetse n'indwara iyo zibaye nyinshi. Ibyo byo ndabikubwira mu ngaruka zazo cyangwa se mu bibi byazo, nta gusogongezaga. Urugero rw'inyenzi rusanzwe ruzi n'izo bita German cockroach, hari n'izo bita American cockroach. Cockroach cyangwa se inyenzi ubundi ni udukoko twa kera cyane mu isi. Abahanga bavuga ko abakurambere bazo babayeho mbere cyane y'igihe cya dinosaur, cyangwa se inyamaswa wigeze kumenya zabayeho zikaza kugeraho zigakendera burundu. Mu myaka irenga miliyoni 300 ishize hemezwa ko ibinyenzi cyangwa se inyenzi aribwo zabayeho. Ntizikomoka mu gihugu kimwe cyihariye runaka, ziboneka hafi ku isi hose. Byizerwa ko ubwoko bwa mbere bw'inyenzi bwaturutse mu duce twari dushyushye kandi dutose ku isi ya kera, hanyuma buza kugenda bukwirakwira mu bice byinshi by'isi uko ibihe byagiye bihinduka. Ubwo hari amoko arenga ibihumbi byinshi. Amwe yazo aba mu mashyamba, andi mu butayu, andi akaba yaramenyereye kuba hafi y'ahantu mu mazu cyangwa se n'imijyi. Urugero nakubwiye izo bita German cockroach. Izi ngizi zikunze kuboneka mu mazu ndetse no mu mahoteli hirya no hino ku isi. American cockroach yo ikunda kuba ahantu hashyuha kandi hafite ubushyuhe bwinshi cyane. Zabashije kubaho igihe kirekire cyane kubera ko zimenyera ibidukikije vuba, zirya ibintu byinshi bitandukanye. Cockroach cyangwa se inyenzi zishobora guteza ibibazo byinshi cyane cyane iyo zibaye nyinshi mu ngo. Zigira ingaruka. Bimwe mu bibazo rero zishobora guteza harimo zishobora gukwirakwiza umwanda ndetse n'indwara. Zigenda ahantu handuye nko mu miyoboro y'amazi cyangwa imyanda, hanyuma zikagera mu biryo n'ibikoresho byo mu gikoni. Icyo gihe zishobora gutwara microbe zitera indwara zikazikwirakwiza zizivana hasi zijyana hariya. Zishobora kwangiza ibiryo, zirya cyangwa se zikanduza ibiryo n'ibinyobwa, bikaba byatuma bidakwiriye kuribwa. Ikindi, inyenzi zitera allergie n'indwara z'ubuhumekero. Imyanda yazo ndetse n'uduce tw'umubiri wazo bishobora gutera abantu bamwe na bamwe allergie cyangwa se kongera ibibazo bya asima. Inyenzi ziragwira vuba, zirororoka cyane ku buryo hatitawe ku isuku zishobora kuzura mu nzu mu gihe gitoya. Ikindi, inyenzi zishobora kunaniza abantu mu mutwe. Iyi ngaruka iranatangaje, uri kumva isekeje. Abantu benshi zibatera ubwoba cyangwa se bakumva badatekanye iyo zibaye nyinshi mu rugo. Iyi nayo ni ingaruka, gutera stress. Uburyo bwo kuzikumira rero, wumva udashaka inyenzi zakubanye nyinshi wawe, ushobora kugira isuku buri gihe. Funga neza ibiryo, sukura imyanda n'ahantu hajugunywa ibisigazwa, funga imyenge zinjiriragamo cyangwa se ukoresha imiti yica udukoko igihe bibaye ngombwa. Nubwo cockroach cyangwa inyenzi abantu benshi bazifata nk'udukoko tubangamira, hari n'akamaro buriya zifite ku bidukikije ndetse no mu bundi bushakashatsi. Buri inyenzi zifasha kubora kw'ibintu. Zirya ibisigazwa by'ibimera, ibiti byapfuye n'indi myanda y'ibinyabuzima, bigafasha ubutaka kubona intungamubiri. Ni ibiryo by'izindi nyamaswa, inyoni, ibisamagwe, ibisimba n'andi matungo mato byinshi birazirya bikazibera ifunguro rero, bityo zikaba igice cy'ingenzi mu ruhererekane rw'ibiribwa. Ako ni akamaro. Zifasha mu bushakashatsi. Abahanga bakunda kuzikoresha mu kwiga uko udukoko tubaho, uko imitsi ikora, ndetse no gukora ubushakashatsi ku miti n'imikorere y'ubwonko bw'udukoko. Inyenzi kandi zigaragaza uko ahantu hameze. Iyo inyenzi zibaye nyinshi cyane cyane bishobora kuba ikimenyetso cy'umwanda cyangwa ikibazo cy'isuku ahantu runaka. Zikaba akarango kuko bagomba kuhakora isuku. Ubushobozi bwo kubaho mu bihe bikomeye. Abahanga biga uburyo zimenyera ibidukikije kugira ngo basobanukirwe neza resilience y'ikinyabuzima. Ubudahangarwa, kubasha kwiyadapta, la resilience. Nubwo zifite aka kamaro rero muri nature, mu ngo ndetse n'ahantu hategurirwa ibiryo, abantu bakunda kuzirinda kubera umwanda n'indwara zishobora gukwirakwiza. Sangaruka nakubwiye harimo gukwirakwiza microbe n'indwara, kwanduza ibiryo n'amazi, ndetse gutera ama allergie na asima,
imyanda yazo buriya mu duce tw'umubiri wazo bishobora gutera abantu bamwe kwitsamura, kuribwa amaso, inkorora cyangwa ibibazo bya asima cyane cyane ku bana batoya. Ikindi ni isoko y'umwuka mubi n'impumuro mbi. Iyo zibaye nyinshi zisiga impumuro mbi idashimishije mu nzu, zangiza ibintu bimwe. Zishobora kurya impapuro, imyenda imwe n'imwe, karton cyangwa ibisigazwa by'ibiribwa. Zibangamira imibereho buriya. Abantu benshi bumva badatekanye cyangwa bafite isoni iyo nyenzi ziri mu rugo cyane cyane nijoro. Kwirinda cockroach rero nagiye mbikubwira, ni ugufunga neza ibiryo, kugira isuku, robine zitemba, hanagura amazi asigaye mu gikoni cyangwa se mu bwiherero, ufunge neza imyenge n'ibisate byaho zashobora kunyura, koresha n'imiti yica udukoko, amasprays, powder cyangwa se piège z'inyenzi. Guhumeka neza mu nzu, shaka uburyo inzu igira umwuka mwiza n'ubushyuhe buke bituma hatabamo inyenzi cyane. Iyo ikibazo gikabije ariko ushobora guhamagara abahanga mu kurwanya udukoko kugira ngo bazice neza. Ahantu inyenzi zitihanganira kuba rero nakubwira ahantu hasukuye cyane. Iyo ahantu nta bisigazwa by'ibiryo byihibera cyangwa imyanda, inyenzi zibura ibyo zirya. Ahantu humutse cyangwa se hadashyushye cyane, zikunda ubushyuhe bundi mu busanzwe. Ahantu humutse cyane rero cyangwa hakonje ntago zishobora kuhemera neza kuko ntihazimerera neza nazo. Ahantu hafite urumuri rwinshi, inyenzi zikunda umwijima kandi zisohoka cyane nijoro. Ahantu hafunze neza ntago zibasha kwihanganira. Inzu zidafite imyenge, ibisate cyangwa aho zinjirira bishobora gutuma bizigora kubona aho zinyura. Ahantu hahoraho hahumeka neza, umwuka mwiza ugabanya ubushyuhe zikunda. Ahandi zitihanganira ni ahantu hakoresha imiti cyangwa se impumuro bizirukana. Vinegar cyangwa se vinegre, icyo bita citronella, iyo ni imiti imwe mu bikunda gukoreshwa. Ikintu bita peppermint cyangwa se indi miti yica udukoko. Ahantu hose hakoreshwa kimwe muri iyo miti ntago inyenzi zishobora kuba zahihanganira. Niyo mpamvu kugira isuku, kugabanya ubushyuhe ndetse no gufunga imyenge bizifasha gutuma inyenzi zitaba muri urwo rugo. Uyu munsi niko gakoko naguteguriye kukubwiraho. Umenye inkomoko, igihe zabereyeho, ariko nimba zinabangama umenye uburyo wazirinda. Wumvishe niba zinagira akamaro wakumvishe. Iyi ngiyi ni Kivuye nk'ibisanzwe. Kora subscribe, kanda like, ukore share, bagenzi bawe nabo bijye bibageraho. Njye wumva kuri mikro nitwa Beato niyo mugabo. Kivuye nk'ibisanzwe. Komeza ugira amahoro n'imigisha bituruka ku Uwiteka Imana yawe.